biteguye ko ari twe tubibambwaho, ariko tubishingwaho, ariko Imana ikitambura akaba aribo babishingwaho. Ariko abarokore mujya mubibona, abarokore mujya mubibona. Niba hari umurokore ujye ubibona, natere haleluya mu izina rya Yesu. Bagize icyifuzo cyo kuvuga ngo ariko hari abantu bazagira icyifuzo cyo kuba abarokore. Nitugira gute? Nidusenga, nituba imbere y'Imana, nituba imbere y'Imana neza, nidusenga neza, ba bantu bagiraga gute, ba bantu bakugambaniraga, ba bantu bifuza bavuga ko ibyawe birangiye, bazavuga ngo Mana wama kuba nkakanaka. Bicyegera cy'Imana. Murabona ukuntu abantu bibyegera bya nyakubahwa. Perezida wa Repubulika bafite minisitiri w'intebe, abafite abaminisitiri bamugaragiye, abafite guverinoma, abafite abadepite, abafite abasenateri, natwe ba rubanda. Muzi ko twe turi muri rubanda? Murabizi perezida wa Repubulika bafite minisitiri w'intebe bakorana, afite inteko ishinga amategeko, afite abasenateri, afite guverinoma. Dusome Esteri ibice 3:13. Esteri ibice 3:13. Ntabwo turi buze gusobanura ibintu byinshi, ariko turasoma. Esteri ibice 3:13 aranditse ngo nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'Umwami byose ngo bice abayuda, abakuru n'abato, n'abagore, abana bato n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo ho iminyago. Esteri kan ibice 4:16. Genda uteranya abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Twakomeje n'ubundi Esteri ibice 6:13. Ibice 6:13. Ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Morodekayi uwo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Esteri ibice 7:9. Esteri ibice 7:9 haravuze ngo maze haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati, ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Morodekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati abe ari cyo mumanikaho. Esteri 7:10. Nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Morodekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Esteri ibice 8:16. Esteri ibice 8:16. Abayuda nabo baracya, baranezerwa, barishima, bagira icyubahiro. 17 aho ngaho nyine ku 8. 17:8. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, abayuda baranezerwaga, bakishima, bakagira ibirori n'umunsi mukuru, maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bahinduka abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Haleluya.
ntago nshaka kuvuga ku bintu byinshi kuri aya magambo, dusanzwe tuyamenyereye. Izi ni inkuru twese tuzi, izi ni inkuru abantu abarokore benshi baba bazi barasomye, kandi zirimo gutabarwa. Ariko ndashaka kuvuga gutabarwa kubera ko umuntu yabaye imbere y'Imana, gutabarwa kubera ko umuntu yasenze. Mw'abantu mwe amasengesho arakora. Twatangiye tubivuga, nagerageje gusoma ibintu byinshi, gutegura ibintu byinshi, ariko navuze ngo ni imbaraga z'amasengesho. Tumaze iminsi twiga topic zivuga ku mbaraga z'amasengesho. Ubushize yatubwiye ngo imbaraga z'isengesho, ariko aha ntago yahasomye. Mbese twese dushobora kuza tukavuga ku mbaraga z'amasengesho. Aha ngaha habaye ikibazo, Morodekayi Hamani ashaka kumugirira nabi ngo kubera ko ngo atazaga ngo amupfukamire. Morodekayi yari umuzamu ibwami, arinda, ari umurinzi. Noneho Hamani agashaka ko Morodekayi niba aje ngo apfukame, niba aje atera ivi. Noneho kubera ko yabyanze avuga ati ngenza apfukamira Imana yo mu ijuru, yigira inama yo kumugirira nabi ndetse n'abayuda bose. Habaye byinshi, hanyuzemo ibintu byinshi. Ariko ndashaka kuvuga ngo nyuma y'ibintu byose byanyuzemo bashaka kugira ngo barimbure ubwoko bw'Abayuda n'umwami yasinye itegeko, byarangiye yafashe icyemezo ngo umuntu wese witwa umuyuda apfe arimburwe. Murabizi ko byabayeho, murabyibuka ko byabaye. Noneho aba Bayuda bafata umwanya, Morodekayi afata bene wabo ajya kureba mwene wabo Esiteri wari warashatse ibwami, wari umugore w'umwami. Arangije aramubwira ngo twebwe tugiye kurimbuka, Abayuda bagiye kurimbuka wicaye aho ngaho ngo uri umwamikazi. Ariko habagaho itegeko rivuga ko hari igihe umwamikazi yabaga yemerewe kujya kureba umwami. Hari igihe habaga hemewe ko umwamikazi ashobora kujya kureba umwami. Icyo gihe rero bagombaga gupfiramo, nta kanya na gato kari karimo koko Esiteri ashobora kujya kureba umwami ngo amasobanurire ibyo Abayuda bagiye gukorerwa. Esiteri arababwira ngo icyo mushobora gukora cyonyine, twabisomye, nuko mufata amasengesho, kuko ngewe ntacyo nabamarira. Iki gihe turimo ni kibi, ntabwo bishoboka ko nshobora kujya imbere y'umwami. Umuntu ugiye imbere y'umwami muri iyi minsi, muri iki gihe arapfa. Ntabwo bishoboka, kiretse ugira ubuntu umwami akagutunga inkoni. Byarangiye ababwira ati nta kindi cyaturokora, nta kindi cyabarokora uretse kugira gute, uretse isengesho. Nimugende mufata yitatu, nanjye ndasenga, ndategeka nabo mu rugo rw'iwanjye dusenge, dufatanye itatu twirije ubusa. Korari abarinzi mwarakoze gusenga ejo bundi iminsi 2, ni intambwe ikomeye. Mwamaze gusobanukirwa ko gusenga ni imbaraga, ni intwaro y'umukristo. Bafata amasengesho barasenga, haciyemo ibintu byinshi cyane. Nyuma yo gusenga nagiye nkuramo imirongo ishobora kuza kudufasha gufata umwanzuro, ishobora kuza kudufasha kugera ku mwanzuro. Bafashe amasengesho, igihe kiragera, umwamikazi aragenda ajya imbere y'umwami. Kandi byari mu gihe bidashoboka, umuntu ugiye muri icyo gihe ashobora gupfa, ari muri risike zo gupfa. Nyuma y'amasengesho ageze imbere y'umwami amutunga inkoni, aramubwira ati ni icyo ushaka mugore mwiza? Haleluya! Ni icyo ushaka? Ni ukuvuga ngo amasengesho ajya ashobora guhindura n'ibintu twabonaga ko bidahinduka. Amasengesho ajya ashobora guhindura itegeko nshinga. Itegeko nshinga igihugu cyasinyeho, perezida wa repubulika yasinyeho, abantu basinye, mbese guverinoma yose yasinyeho. Amasengesho ajya ashobora kugira gute, guhindura icyo cyemezo. Mukunde gusenga bene data. Ntago natangira mbabwira ngo 2024 ngo ni ibyishimo gusa, ngo ni umunezero gusa. Hoya, byose biva mu hehe? Biva mu gusenga. Birasaba ko twegera Imana tugasenga. Itegeko rirahinduka, umwami atunga inkoni Esiteri, birangira amubaje ati niki? Hanyuzemo ibintu byinshi, aramubwira ati ntacyo navuga, nabona nakubwira ubu ngubu. Ntabwo yahise amurondorera, ariko hanyuma byaje kurangira atumije wa wundi Hamani, atumije ba bantu bashaka kubagirira nabi. Birangira Esiteri afashe ijambo, birangira afashe ijambo, aravuga ati uyu nguyu arashaka ko turimbuka twese na bene wacu bose.
arashaka ko turimbuka twese na bene wacu bose twese. Ariko muri kumva ibintu amasengesho akora, byarangiye wa mugabo yari yamanitse igiti cyo kuza kumanikaho cya mikono zingahe Pastor Olivier? Mikono 50. Ubwo ni metero zingahe? Ntago zize. Wenda tuvuge metero niba ari zingahe sinzi zarizo. Ariko bagombaga kugira gute? Bagombaga ushingamo Morodekayi. Noneho bamara kumushingamo n'abandi bene wabo bose bakagira gute? Abayuda bose bakarimburwa. Ariko byaje kurangira cya giti yasize ashinze kugira ngo azajye yumva ko finali igeze kugira ngo Morodekayi abambwe na bene wabo barimburwe. Cya giti niwe byagize gute? Niwe byarangiye akimanitsweho. Amashyi menshi ku Mana yacu kubera yuko ni Imana igitureberera. Haleluya. Ni Imana igitureberera. Ibiti byinshi barabishinga, inzobo nyinshi barazicukura. Hari ibintu byinshi abantu bakora biteguye ko ari twe tubibambwaho, ariko tubishingwaho, ariko Imana ikitambura akaba ari bo bishingwaho. Ariko abarokore mujya mubibona? Abarokore mujya mubibona? Niba hari umurokore ujye ubibona natere haleluya mu izina rya Yesu. Hari umurokore baba baramanikiye igiti barangiza nta kimanikwaho akaba ari bo bakimanikwaho. Yaba yarabibonye? 2023 mwarabibonye? Barabimanitse, barabizamuye, bavuze ngo birarangiye, ngo bose biteguye kugira ngo tubimanikweho. Imana yacu ni nziza. Imana yacu turebera amaso. Nta kindi cyabikoze buriya nuko wagiye imbere y'Imana. Nta kindi cyatumye utajya kuri kiriya giti nuko wabaye imbere y'Imana. Burya byari byarangiye, burya mwari mushize, ariko Uwiteka mwabaye imbere. Uwiteka mwatakiye, Uwiteka mwabaye mwakoreye amarepetisiyo ya buri wa kangahe, amasengesho ya buri wa gatatu nimugoroba, amasengesho ya buri wa gatandatu, amasengesho ya buri ku cyumweru. Bavuga ngo bari abantu barajya he? Ngo ubundi bari ababagiye mu babuze ibyo bakora, babuze nta kazi bagira. Ariko burya amasengesho niyo yabikoze. Biriya byose twashimiye Imana, nababwiye ngo ni amasengesho. Nababwiye ngo hari ibyo twasengeye imyaka 4, ariko amasengesho na nyuma y'imyaka 4 arakora. Amasengesho na nyuma y'umunsi umwe arakora. Amasengesho na nyuma y'iminsi 3 wasenze arakora. Imana yacu ni ishimwe mu izina rya Yesu. Byarangiye mubibonye nkuko twabisomye. Abayuda, abantu bose bashatse kuba abayuda, bagize icyifuzo cyo kuvuga ngo ariko hari abantu bazagira icyifuzo cyo kuba abarokore. Nitugira gute? Nidusenga, nituba imbere y'Imana, nituba imbere y'Imana neza, nidusenga neza, ba bantu bagiraga gute? Ba bantu bakugambaniraga, ba bantu bifuza bavuga ko ibyawe birangiye, bazavuga ngo Mana wama kuba nka kanaka. Bizarangira bavuze ngo Mana wama nkaba nka kanaka. Ariko mureke dusenga ubundi muzirebere. Mureke tuba imbere y'Imana ubundi muzabibona. Ntago Imana dusenga dusobanukiwe ibyo ari byo. Ntago Imana dusenga ari yindushye bene data. Ntago Imana dusenga ari abantu babuze uko bagira. Ntago Imana dusenga ari abantu babuze epfo na ruguru. Imana dusenga ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ishobora byose. Ntabwo dufata imodoka ngo tuve Nyarutarama dushyiremo amazutu tuza ahangaha tutazi icyo turimo dukora. Ntabwo bishoboka. Abandi ubu bari mu minsi mikuru, abandi bagiye ku mazi, abandi bagiye hehe, ariko turi imbere y'Imana. Dusobanukiwe Imana dusenga iyo ariyo, dusobanukiwe ibyo dukora ibyo ari byo. Ntago ari Imana y'amagambo, ni Imana y'imirimo. Ntago ari Imana y'amagambo, ni Imana y'ibikorwa. Ndimo ndabaha impano muri uyu mwaka wa 2024 dutangiye yo gukunda gusenga. Ndimo ndabaha gift ikomeye cyane yo gushaka gusenga, yo gushaka kuba imbere y'Imana. Mwifuze kuba imbere y'Imana, mwifuze kubana n'Imana, ibintu mutabonye 2023. Mu izina rya Yesu muzabona 2024. Iyo mpano murayakiriye mu izina rya Yesu. Umuntu wakiriye iyo mpano natere haleluya mu izina rya Yesu.
Imana yacu iratabara. Imana yacu yumva gusenga. Twarayisenze na mama Berita arabizi, iminsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu twabaye imbere y'Imana. Twabaye imbere y'Imana n'umudamu wanjye, ntago twacogoye imyaka 4 dusenga buri mugoroba tuvuga ngo Mana, iki cyifuzo tuyigushyize mu maboko. Iki cyifuzo turakikweretse. Iki cyifuzo turagisengeye. Imana yacu yumva gusenga igasubiza. Ibintu tubabwira rero ntago ari ibintu by'igipindi, nta nubwo ari ibintu by'inzaduka, ntago ari ibintu by'amagambo. Nuko dusobanukiwe neza ko Imana ifite ubushobozi bwo kumva. Ugutwi kwayo kurumva ntago kwapfuye. Ijisho ryayo rirabona ntago ryapfuye. Imana tuyikomezeho. Imana tuyihambireho. Imana tuyizirikeho. Muzabona Imana ibyizakora. Turimo twegera umusozo, reka tujye mu magambo ajyanye n'umunsi mukuru wa bonane. Dusubiremo igitabo cyo ku ngoma ibice 4 umurongo wa 10. Igitabo cyo ku ngoma, igitabo cya mbere cyo ku ngoma ibice 4 umurongo wa 10. Yabese atakambira Imana ya Isiraheli ati cyama ukamugisha rwose ukahura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe ukabana nanjye ukanena ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana kwinginga mu izina rya Yesu 2024 dutangiye utakambira Uwiteka. Imana yabanye na Yabesi ikamuha ibyo yasabye byose hatagiyeho na kimwe. Dusenga Imana, twinginga Imana ngo 2024 Imana izatwagurira imbago. Imana yumvishe Yabesi nawe yakumva. Uyigiye imbere, uyisenze ufite umutima umenetse, uyisenze udafite umutima w'uburyarya, uyisenze udafite ikindi kintu kibyihishe inyuma. Imana yo mu ijuru yumva gusenga. Imana yo mu ijuru yumva amasengesho mu izina rya Yesu. Nawe ushobora gusanga nka Yabesi ukavuga ngo Mana, wakwaguye imbago zanjye. Hari imbago zawe abadayimoni bamaze. Uziko bimura imbago bakaza mu zacu. Abadayimoni bimura imbago bakaza neza bakagashaka kugukuramo, bakagashaka kukurangiza. Ariko Imana ni kwagurira imbago mu izina rya Yesu. Imana ni kwagurira imbago mu izina rya Yesu. 2024 abantu bazaboneka Imana twasenze, abantu bazaboneka Imana twakoreye itandukanye niyo twabanye nayo muri 2023. Imana igaragaze imbaraga zayo ku buzima bwacu. Imana igaragaze imbaraga zayo ku miryango yacu. Imana itwagurira imbago. Imana nimara kutwagurira imbago iturinde n'ibyago bye kutubabaza. Ariko uzukuntu ibyago bibabaza, uzukuntu amakuba babaza. Ariko Imana yumvishije Yabesi nawe yakumva. Imana yumvishije Yabesi ikamwumva. Ibintu byose yasabye, imbago yarazaguye, ibyago yarabimurinze. Imana yumva gusenga kwe, ibyo yasabye hatavuyeho na kimwe. Imana yagize gute? Imana yarabyumvishije cyangwa ntabwo yabyumvishije? Ariko Imana yarabyumvishije cyangwa ntabwo yabyumvishije? Ariko abantu Imana yumvisha ibyo basabye 2023 nibatere haleluya. Hari ibintu mwasabye Imana ikabikora. Hari ibintu twasabye byibuze Imana ikabikora. Hari ibyo yakoze. Imana tuyikomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Imana yarakoze. Turasaba Imana kugira ngo itwagurire imbago mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni yagura imbago zacu. Zaburi 106 umurongo wa mbere. Zaburi 106 nsigaje kuzo mu murongo umwe gusa. Zaburi 106 umurongo wa mbere. Zaburi 106 umurongo wa mbere haravuze ngo, Zaburi 106 umurongo wa mbere haravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushimire Uwiteka yuko ari iki? Ariko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Hari umuntu wabaye yabonye imbabazi z'Imana 2023? Hari wabaye yarazibonye? Imbabazi z'Uwiteka ziho. Umva, ibyo wabamo byose ushobora kuvuga ngo yarambabaje, ngo nahuye n'amakuba, nahuye n'akaga. Ariko imbabazi z'Uwiteka ziba zitakubayeho, ntaga hatuba tukubona. Imbabazi z'Imana zitakubaho, ntago uba wicaye ahangaha wowe.
abadayimoni ibyo bari bagambiriye ntago ahawe haba hakibukwa, ahawe haba haribagiranye, ahawe haba haragize gute. Ariko imbabazi z'Imana zihoraho, imbabazi z'Uwiteka zihoraho. Dusoza tujye ku murongo wa nyuma nari mbabwiye dusoma 143 Zaburi 143:5. Zaburi 143 murongo wa 5 haravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko. 6 umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Haleluya. Ese hari ibintu wibutse? Hari iminsi ya kera waba waributse Imana yaba yarakuvanyemo? Hari ibintu bikomeye waba wibutse Imana yagize ikikora? Hari ushobora kuramburira amaboko Imana se basi? Imana uyiramburiye amaboko se wibutse byibuze? Hari ibintu wibutse bya kera? Hari kavukire wanyu waba wibutse? Hari ahantu Imana yaragukuye waba wibutse? Hari ibintu Imana yarabagukuyemo waba uzirikanye nawe ukayiramburira amaboko? Imana twayiramburira amaboko, Imana twayishimira. Nimuhaguruke dusenge. Njyewe nshimiye Imana kandi bivuye ku mutima. Shimiye Imana nta bintu by'uburyarya burimo. Nibutse ibintu Imana yakoze, nibutse uburyo Imana yabanye nanjye, nibutse buryo ki Imana yabanye n'umuryango wanjye, nibutse buryo ki Imana yanzigamye. Nanjye ndavuze ngo Imana nishimwe, nyiramburiye amaboko mu izina rya Yesu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndumva twasenga ariko uzirikana uvuga ngo niki ngiye kwambukana muri 2024. Ndakwifuriza mwene data kwambukana intwaro y'amasengesho, kuba inshuti y'Imana, kuba inshuti y'Imana. Ndifuza kutaba muri rubanda, ndifuza kuba icyegera cy'Imana. Murabona ukuntu abantu bibyegera bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abafite minisitiri w'intebe, abafite abaminisitiri bamugaragiye, abafite guverinoma, abafite abadepite, abafite abasenateri, natwe ba rubanda. Muzi ko twe turi muri rubanda? Murabizi Perezida wa Repubulika abafite minisitiri w'intebe bakorana, afite inteko ishinga amategeko, afite abasenateri, afite guverinoma. Ariko hakabana bande n'abaturage. Ndifuza ko wabikegera cy'Imana, ndakwifuriza ko waba inshuti y'Imana, ukagera ku rwego utaba muri rubanda, uba hafi y'Imana. Imana ikabigufite ku mutima. Imana ivuga ngo uyu ni umukozi wanjye nizeye, mfitiye icyizere. Naramutoranyije ndamuhamagara, muvana muri bene wabo, muvana mu bantu benshi, ndangije ndamwiyegereza. Uyu ni inshuti yanjye, uyu ntabwo mufata nka rubanda. Uyu nguyu ari hafi yanjye, uyu nguyu muhoza ku mutima. Ikimubabaje nanjye kiba kimbabaje, ikimuhangayikishije nanjye kiba kimpangayikishije. Ndakwifuriza gutangira uyu mwaka uri inshuti y'Imana. Ndakwifuriza kuzarangiza 2024 udatandukiriye ubushuti bwawe n'Imana. Imana ikakwiyegereza, Imana ikakubona nk'umukozi, Imana ikakubona nk'umwana uri mu rugo, uri mu bana bayo. Imana igaburira, ishinzwe kumenya ko bagomba kurya, ishinzwe kumenya ko bagomba kurya, ishinzwe kumenya ko bagomba kwambara. Fidela ningemenye icyo agomba kwambara, ningemenye icyo agomba kurya, ningemenye uwo agomba Minerivane ninge ngomba kuyimenya. Tugomba kugera ku rwego tuba inshuti z'Imana, Imana ikamenya ko turi abana bayo, natwe tukamenya ko turi abana bayo. Nta bintu byo iterabwoba rya Satani, nta bintu by'iterabwoba ry'abadayimoni. Ntitubarirwe muri rubanda, tukaba mu rugo rw'Imana, tukaba abana b'Imana, ku buryo Imana igomba kumenya ko twariye, Imana ikamenya ko twanyweye, Imana ikamenya ngo abana banjye baryamye, Imana ikamenya ngo abana banjye babyutse. Tuzamuka tugere ku rwego tuba inshuti z'Imana. Imana 2024 ntizongere kutubona hirya, ntizongere kutubona hakurya, ntizongere kutubona hakurya iriya. Itubone nk'abana mu rugo, itubone nk'abana bari hafi yayo. Ariko nta kindi kizabidukoresha, nta kindi kizabidushoboza, ni ukuba imbere y'Imana, ni ukusenga Imana, ni ukwegera Imana. Imana nayo nituba imbere yayo, Imana nayo nituyisenga, nta kizayibuza gukora mu izina rya Yesu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Karibu Pastor Olivier, nashimira Imana kandi ayiragiza uyu mwaka 2024 kugira ngo Imana izabane natwe. Haleluya. Imana izabane natwe.
Imana izabane nawe. Ndakwifuriza kuzagendana n'Imana kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Imana izakwiyereke bitandukanye nuko yakwiyeretse muri 2023. Karibu umukozi w'Imana, Imana iguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Tumaze kumva imirimo myiza wakoze ubwo bashingaga igiti, ariko abayuda bashinga ivi. Bashinga ivi. Twamenye neza yuko ivi rivuna igiti. Iyo abayuda basenze ubutabazi buraboneka. Data, turagushimiye, turagushimiye Mwami. Data, wabanye natwe 2023, uratwambutsa. Bashinga ibiti urabirandura ubicamo kabiri, none twambutse tugeze 2024 itariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Turatangaza intsinzi, turatangaza amahoro. Wabanye natwe Mwami, wabanye natwe, watugiriye neza. Data, uku kwezi, uyu mwaka w'2024 ndasengera ubwoko bwawe. Ibisubizo byajyaga bimanuka bigahera mu kirere, reka bimanuke 2024. Yazagira abadayimoni bongera gufata ibisubizo byacu. 2024 ma imiryango yari yarafunzwe, reka ifunguke, reka ifunguke, reka ifunguke. Imiryango yari yarafunzwe, reka ifunguke 2024. Funguriye imiryango Mwami. Data, turagushimiye ko buri muntu wese azanyura mu nzira ye, kandi yazanyuramo ikamubera nziza. Data, turagushimiye 2024. Reka wubake ubwoko bwawe. Hari abasenyutse, hari abari bonyine, ariko wongera ububake Mwami, wongera ububake, kandi n'ububaka bazakomera. Data, 2024 reka umanure ububyutse, reka umanure revival, umanure ububyutse. Abantu ntibazajye bavuga ngo kwa runaka hari ububyutse, ahubwo uyu mubyeyi uri hano, ububyutse bumanukire muri we. Ububyutse, reka Data, ububyutse butumanukiremo, bugendagende mu izina rya Yesu. Abantu bazabona imirimo n'ibitangaza by'ubwoko bwawe, bahere ko bahinduke, bifuze kuba abayuda. Data, turagushimiye, uzarinda abantu indwara, uzabarinda amagereza. Data, turasenze uyu mwaka Mana uzabane natwe. Uyu mwaka Data uzahagarare ku mipaka, uzaturinde, uzatubere maso, uzakumire ibitavuga Imana byose mu izina rya Yesu. Twibutse iminsi ya kera, tukuramburiye amaboko, tuzamuye amaboko yacu. Ntabwo twapfuye, ntabwo twazimye, tukuramburiye amaboko. Iteraniro ryose tukuramburiye amaboko, ababyeyi bakuramburiye amaboko, abagabo bakuramburiye amaboko. Postisha senekone tainifo penita konesha seneta anefo nebo one mandata shenite fo nebo one wa. Tukuramburiye amaboko Data, warakoze Mana, warinze imiryango yacu, warinze inshuti n'abavandimwe. Data, watugiriye neza, waduhaye sekirite y'agakiza. Data, turabigushimiye, turabigushimiye Mana. Tugushimiye ibyo wakoze, tugushimiye ibyo urimo gukora, tugushimiye n'ibyo uzakora. Iteraniro ryose tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tugushimira, tugukomeye mu mashyi.
abantu babiri batatu bazamure haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Amen. Urakoze Yesu, tugiye gutaha.